Mbanje kubasuhuza mwese amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Nitwavuga Imana Moise. Turashima Imana ko twongeye kugaruka mu kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma nkuko mubimenyereye mudukurikira ku biganiro by'ijambo ry'Imana cyangwa se ku nkuru z'ijambo ry'Imana. Mudukurikira ku Rurembo Channel cyangwa se Ururembo TV kuri YouTube. Kujya kuri YouTube ka searchinga iyo channel yacu yitwa Ururembo Rwera TV, kwandika Ururembo ugasigama akanya Rwera TV ugasearchinga uzabona ibiganiro byacu byose. Kanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi ujye ubona buri nkuru yose ivuga ku ijambo ry'Imana tuzajya dushiramo. Imana ibaha umugisha. Kuri Facebook naho ni Ururembo Rwera, kuri Instagram ni Ururembo Rwera TV, kuri Google Ururembo Rwera TV 5. Email yacu naho ni kwandikamo Ururembo Rwera TV5 gmail.com. Imana rero ibaha umugisha. Hanyuma nkuko mubimenyereye dufite ibiganiro bitandukanye tugenda tubaha bivuga ku ijambo ry'Imana. Hari benshi mwagiye mudusaba ngo tuzababwire ku nkuru runaka, ariko uyu munsi reka tubanze dukomeze ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana, cyane nkuko twari tumaze iminsi igera muri ngahe 3 tudakora, ariko ndashima Imana ko twongeye kuboneka muri uyu mwanya. Hanyuma tugeze ku gice n'ubundi cya gatatu cy'iki kiganiro cyangwa se cyigisho ukuri kubyerekeye Imana. Nkuko nababwiye ko iki cyigisho ukuri kubyerekeye Imana ntabwo ari icyigisho umuntu ateguye none ahangaha, ni icyigisho dusoma mu gitabo n'ubundi cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Ukeneye kubona iki gitabo jya kuri App Store cyangwa Play Store wandikemo igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri kubyerekeye Imana, hanyuma utunge iki gitabo muri telefone yawe ujye ubasha gufatanya natwe kugisoma, kuko ni igitabo kirimo amagambo meza agaragaza ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma igice cya mbere twize muri iki kiganiro, murabyibuka neza ko twize ku kiganiro cyavugaga ku Mana, dusobanura amateka y'Imana, tubanza gusobanura Imana y'ukuri iyo ariyo n'amateka yayo. Igice cya kabiri twavuze kuri Yesu Kristo, tuvuga amateka ye. Ndizera ko mwanyuzwe, twagiye tubona ibitekerezo bitandukanye kandi turabashimiye kuba mudukurikira kuri ibi biganiro. Hanyuma tugeze ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu rero gifite insanganyamatsiko cyangwa se gifite umutwe uvuga uti nizihe mbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Nizihe mbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Uzumva kenshi abantu basenga bakunda kuvuga amaraso ya Yesu, kandi nawe niba usenga ndahamya ko iryo jambo ujya urikoresha, ariko se nubwo urikoresha uzi akamaro k'amaraso ya Yesu Kristo? Akariko mbere na mbere amaraso ya Yesu Kristo atwezaho ibyaha tukaba abera, kuko igihe Yesu yari agiye kwitanga ngo apfire abantu, yafashe umutsima abuha abigishwa be, ababwira ko uwo mutsima ugereranwa n'umubiri we. Bamaze kurya yabahaye divayi, arababwira ati iyi divayi igereranwa n'amaraso yanjye agiye kumenerwa abari mu isi, kugira ngo babarirwe ibyaha byabo. Matayo igice cya 26 umurongo 27 no 28. Ibyo bitwigisha ko amaraso ya Yesu ariyo atwezaho ibyaha tukaba abera. None kandi igihe Yesu yarabambwe ku musaraba, umwe mu basirikare wari urwaye ijisho yajombye icumu mu rubavu rwa Yesu, havamo amaraso aguye mu ijisho rihita rihumuka. Yohana igice cya 19 umurongo 34. Ibyo nabyo bitwigisha ko amaraso ya Yesu Kristo ashobora kudukiza indwara iyo ari yo yose. Nibyo rero amaraso ya Yesu Kristo, mu maraso ya Yesu Kristo niho harimo umuti wo kuvura imitima itagira amahoro,
ikayabona. Amaraso ya Yesu niyo soko yeza abanduye, indwara zaburiwe umuti. Amaraso ya Yesu arazikiza n'ibindi byinshi. Amaraso ya Yesu adufasha mu buzima bwa Kristo mu buzima bwa Kristo. None se amaraso ya Yesu wayabona ute? Nk'uko ubuzima bwa Kristo ari ukwizera, si ngombwa ko amaraso ya Yesu uyabona nk'uko umuntu avoma amazi ku iriba, ahubwo inzira ni banza wihane, wakire Yesu, winjire mu maraso ye akweze, hanyuma wizerere mu maraso ya Yesu. Niba ari indwara urwaye, sengera amazi wizeye, uyaturemo amaraso ya Yesu, hanyuma uyanywe, urahita ukira. Niba ari indwara yaburiwe urukingo, umuti wayo ni amaraso ya Yesu. Mu maraso ya Yesu harimo umuti uvura imitima n'imibiri, harimo imbaraga zibohora. Mu maraso ya Yesu harimo ibyishimo. Injira mu maraso ya Yesu, ubatizwe, ukizwe, wizere, uzakira, uzishima, uzabohoka, we gusubira mu bapfumu. Mu maraso ya Yesu harimo urubyaro. Mu maraso ya Yesu harimo amahoro. Imana ishimwe ko tumenye akamaro k'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu y'Imana atanduye abonerwa muri Kristo Yesu. Kera twataye umwanya w'ubusa, twiruka mu bapfumu, turiheba, duheranwa n'agahinda, ariko ntibizongera. Ahubwo twizerere mu maraso ya Yesu, tubone amahoro n'ibyishimo, kandi dukire buri ndwara yose. Niba ufite umurima waturemo amaraso ya Yesu, uzahinga weze. Niba ufite abana baturiho amaraso ya Yesu, bazaba abanyabwenge. Niba ari akazi cyangwa urugo aturamo amaraso ya Yesu, bizabamo umugisha. Mu gihe abandi batongera ibya gipagani, ntihagire icyo bibafasha, kandi bikanabateranya n'Imana. Wowe ndaguha umuti wa byose utazakugiraho n'ingaruka. Dore uwo muti ni amaraso ya Yesu. Imana ibaho umugisha. Twavugaga ku maraso ya Yesu, niyo iki gice cya gatatu kivugaho ku maraso ya Yesu n'akamaro k'amaraso ya Yesu. Mwumvise imbaraga ziri mu maraso ya Yesu, mwumvise uko umuntu ashobora gukoresha amaraso ya Yesu hanyuma akaba yabona umugisha. Hanyuma hari abantu mwadusabye nimero zanjye. Nimero yanjye ni 07 8 64 92 167, 07 8 64 167. Imana nibaho umugisha. Rero ubwo tuzakomeza ejo n'ikindi gice cya 4. Mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane.